Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere ko wikendi imeze neza aho muri hose. Nshaka ko tuganira rero wikendi, uko inama natanga ku bantu bari i Buraya mu buryo bwo kuzajya basohoka muri wikendi, nibura bigabanye stress, bave mu nzu bagende bahure n'abandi bantu, barebe se bimeze bite, ese aho mu gihugu iwacu baraturusha iki, muri kino gihugu tujemo baraturusha iki, ibyabo bimeze bite. Ikintu rero akenshi abimukira usanga dufite ibibazo by'uburyo duhura n'abandi bantu, tumenya ese iby'aho ngaho birimo gukorwa ni ibintu ki, hari iki, bikorwa bite, ibintu nk'ibyo byose. Nigeze kugira amahirwe nkazajya nsura abantu kubera akazi nakoraga, nkasura abimukira, baba abirabura, baba bano baturuka muri Aziya, Ubuhindi, Pakistan. Ariko cyane cyane nabonye ikibazo kiri mu bimukira b'abirabura, aho usanga nk'umwana w'umukobwa, nigeze kugira akazi ko kuzajya njya gusiga irangi mu nzu y'umwana w'umukobwa. Mubare kuba mwise umukobwa, ni umudamu. Uwo mudamu muri gushyira ibintu ku ruhande kugira ngo dusige irangi, yari yambaye wabonaga afite imyenda myiza iri muri wardrobe cyangwa garderobe, inkweto nziza ubona ziri aho ngaho rwose, ubona z'abasirimu, yani ubona byose ari sawa. None kwa kuganira nyine, abirabura bahuye baraganira, ubwo ntangira no kumubaza ese ndabona ufite ibintu byiza, usohokera hehe, bite na bite. Icyaje kumbabaza cyanantokije umutima, cyambabaje cyane, nuko yaje kumubwira ko biragorana cyane kugira ngo asohoke ajye hanze, yani ajye kugira umunsi mwiza, have a good time. Ndambwira kubera iki? Ngo urabona inangaha biragoranye kubona n'umuntu mwanajyana, ngo usanga kenshi uri wenyine, ugasanga n'undi w'inshuti yawe uwo munsi ufite akanya ntawe uhari, ari bize, ugasanga ni ibibazo muri make. Numva birambabaje kuko atari umutwe tumenyeranye cyane, twahujwe n'akazi, byaje gutuma nanga ko tuganira cyane, wenda atabona ko ari ikindi kintu cyanzanye kibyerekeye nyine, urumva ntazanywe n'akazi kanzanye, nazanywe n'ibindi bintu. Ubwo rero byaje gutuma nkomeza akazi kanjye, ariko noneho nyuma nza kubiganiraho n'undi musore twakoranaga, ndambwira dore ikibazo kiri muri community yacu y'abirabura. Ngize amahirwe ngenda gufite wowe, iyo nshatse gusohoka turisohokera twebwe babiri, nk'uyu mwana w'umukobwa y'umudamu, dore ikibazo afite, kuki adatumiza. Ubwo twabaye nk'utuganira, noneho reka mu byo twaganiriye n'uwo musore, reka mbitange mu inama n'abandi bose barebereho, aho waba uri hose, waba uri muri UK, waba uri mu Bufaransa, waba uri mu Bubiligi, waba i Buraya, hariho hose aho wisanze uri umwimukira, ushobora kuba wisanga muri kino kibazo nk'icyo uwo mudamu nawe yaba arimo. Ikintu cya mbere inama nabagira niyi: mukore inshuti, yaba aho mukora, yaba aho muturanye. Muri za nshuti urebe niba hari n'ikintu muhuje. Si ngombwa ko muba muva mu gihugu kimwe, hari ukuntu abantu mushobora kuba muva mu bihugu bitandukanye, ariko muhuje ibibazo, muhuje teste y'ubuzima. Ibyo rero byabafasha. Ibaze wenda aho mukora na kwa kundi muganira, uzajye murabaza usohokera hehe, urya nihe restaurant yawe nziza usohokeramo, urumva nihe night club, ukaba open ukamurika ko unasohoka night club, urumva ko ari ibintu bisanzwe, utari umuturage, urumva. Rega burya kujya muri night club ntabwo bivuga ko ugomba kuba uzi kubyina. Hari abajyayo nyine bagahagara cyangwa ni ukumva umuziki. Nanjye bikubwira ahangaha rwose ko byina reka ntabyo nzi, ariko njyamo nibura nkasa yani nibura urumva nkumva ko ndi mu yindi si, nibura ibintu by'ama stress nkabyikuramo.
ako kantu karafasha iyo ukoze inshuti muhuje icyo kintu mugapanga mukazajya mujya guhura ari ukujya kurya hanze. Ni ibintu byiza cyane, muranigishanya muri icyo gihe. Ushobora kuba bakuzanira menu igaragaza ibiryo bafite uwo munsi, ushobora kuba utazi kubisoma cyangwa uburyo ubizi atari ko aho ngaho babyita, ukabyigiramo. Cyangwa ibyo ukunda, inaha hari uburyo abantu b'inaha ngaha bakora, mukaba mwatumiza ibiryo, ngiye ngatumiza ibyanjye nawe ugatumiza ibyawe n'undi agatumiza ibye, none mugasangira. Bishatse kuvuga iki? Mushobora gutumiza nk'umuceri umwe, wowe mugatumiza umuceri undi n'isosi n'ibiki, none mukaba mwasangira umuceri kubera ko mwabonye umuceri waho ngaho. Uburyo bagabura umuceri, bazana umuceri uba ari mwinshi, cyangwa ifiriti, ku buryo hari ibyo muri busangire ariko byatumijwe n'umuntu umwe. Akenshi fagitire y'abantu 4 cyangwa 6 iza ari imwe, kandi iyo fagitire akenshi iba ari makeya kurusha uko mwaza muri 2. Birafasha pe, birafasha. Ariko mbasabye ikintu kimwe: niba mu nshuti zawe harimo, reka mwite umuzungu, hari abantu, hari defo nabonye mu birabura. Niba usohokanye n'umuntu w'umuzungu mukajya ahantu muri resitora, ntuzemere yuko akubwira ngo ibi ndabyishyura. Buriya bagupima bakugerageza. Niyo kandi iyi turu abyishyuye, kora uko ushoboye, indi turu izakurikireho nawe uzishyure iyo fagitire. Tuvuge yishyuye fagitire y'ibyo kurya ya resitora. Niba muri mutahe muri tagisi, ishyura tagisi, wemere uherwe. Kuko icyo ashaka kubabwira aha ngaha, mbabwije ukuri, nshuti mukunda iyi channel, niyemeje kuzajya mbaha amakuru y'uburyo ubuzima bw'i Buraya, uburyo abantu babaho mu buzima kandi bwiza kandi bworoheje, utarinze kwigora. Icyo nkubwira cyo, nuza kugira inshuti musohokana, harabo uzahura nabo badakunda kudepansa amafaranga, badashaka gutanga amafaranga yabo. Ntuzatangazwe nuko uzagira inshuti mukajya kubyina, mwagura icyo kunywa ugasanga we ntashaka kwishyura. Inaha rero hari ibyo bita amarawundi. Mushobora gusohoka muri abantu 3. Muri abo bantu 3 basohotse, irawundi ya mbere umwe akishyura, irawundi ya kabiri n'undi akishyura, irawundi ya gatatu n'undi akishyura. Wowe niyo waba unywa fanta, abandi binywera inzoga zihenze, ebano nuko nguko uraba igitambo. Wiza kuvuga ngo kweko ngo ngiye nanyweye orange ngo cyangwa ngiye nabonye nanyweye amazi gusa, nibyo ni ibyawe n'akazi kawe. Ugomba kubamo igitambo mu bushuti bwose. Uko buba bumeze habamo abanyagitambo. Ariko rero nuko bwose wowe utanywa inzoga, ariko bo bakaba banywa inzoga, burya hari ikintu kimwe nawe uba profisemo. Iyo company uba profise kuba uri kumwe nabo, usohokanye nabyo, burya nabyo ni ikintu by'agaciro. Hari avantage bigwa nkuko nabisobanura ku zindi video, nuko hari night club cyangwa restaurant udashobora kujyamo wenyine ngo baguhe karibu. Biteye n'isoni kujya muri restaurant uri wenyine, bahita babona ko muri make hari ikibazo ufite. Ariko iyo musotse muri kuva 2, 3, 4 sawa, 5 ni sawa, urumva. Ariko urumva ko nawe ni sacrifice, nta kundi wabigenza. Kandi ibyo binabibonye muri bene wacu, niba usanga iyo musohokanye bashaka kuryamira amafaranga yabo, wowe udepanse. Hari ibihugu runaka ntakubeshye, iyo musohokanye nabo abantu bo muri ibyo bihugu, bana witegure ko udepansa, urayatanga, ni wowe uri bugure byose, kandi si n'igitangaza, ahubwo
usanga aribo bakunda no gusohoka cyane, bakubaza ese tuzasohoke kino cyumweru, tuzasohoke kiriya cyumweru. Itegure ko kuri telefoni yawe cyangwa ku kadi yawe hariho amafaranga ahagije, mwana wa mama, kuko ushobora gusohokana nabo uzi ko ari abasirimu ariko nta busirimu bwaho. Ako niko nari nshatse ko uyu munsi tuganiraho, ntibitume weekend yawe irangira wiriwe mu nzu gusa, wirirwanye irungu. Ntabwo ari ibintu byiza. Kora uko ushoboye, uzajye usohoka. Nutagira none inshuti, sohokana abana bawe, mugende muganire aho ngaho. Yego ushaka ufite abana wenda bakiri bato badakunda kujya kubyina, ariko bigisha no kujya kurya hanze. Kujya kurya hanze ni ibintu byiza. Cyangwa ufite imodoka ukabashyira mu modoka mukajya ahantu hanze ku mazi, cyangwa n'ahandi hantu hose hari ibintu. Niba mutuye mu mujyi, mukava mu mujyi mukajya ahantu hari akayaga keza, urumva wumve ko nawe wagize weekend. Sawa, mukomeze mugire umunsi mwiza. Icyo nicyo kiganiro n'abateguriye cy'uyu munsi, kerekeye weekend, uburyo wahura n'inshuti, uburyo wagabanya stress zinahangaha. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao 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 ciao.